Yesu ashimwe. Imana ibahereza umugisha. Hari ijambo riri muri Yesaya 54. Ni ijambo ryagiye rimpumuriza, ryagiye rimfasha mu bihe binkomereye. Ni ijambo ryari rinsubizamo imbaraga, ni ijambo ryari rinkomeza. Ni ijambo ryiza cyane, ndatekereza ko nawe hari icyo ryagufasha, ndatekereza ko ari cyo ryakora ku buzima bwawe. Reka turisome, riri muri Yesaya 54, turatangira kuri 11. Haravuga ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe. Imana irabizi neza ko ntaho kuguhumuriza ufite, irabizi neza ko uri mu buzima butoroshye, nta abantu bakuvuyeho, sinzi aho uri, sinzi niba uri mu bitaro, sinzi niba uri muri gereza. Ariko hari na gereza isanzwe tubamo yo mu buzima busanzwe, usanga hari aho wafungiwe, hari ibyo utabona, hari ibyo utemererwa nyine kubera ubushobozi. Ariko ndakwinginze ngo wumvire ijambo kandi igihe cyo rigukoraho. Ravuga ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Humura. Yego, Imana irabizi ko nabo muziranye bakomeye, urabizi neza ko nta wakugirira impuhwe. Urareba ukibona ukabona ni wowe papa w'abo bana, kandi ukabana nyina w'abo bana, byose uri byose, niwe muryango bafite. Ariko ndashaka kubwira ko abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Njya nkunda gusenga Imana nkabwira Mana, ubuzima naciyemo, ibibi byose naciyemo, ndakwinginze ngo intambara z'abana banjye basi niba ntaranazirwana zose nzirwane zose, ariko abana banjye uzabangirire neza. Nanjye nicyo sengesho musengeye, Imana yo mu ijuru izagira neza abana bawe, izibuka imibaro waciyemo ibagirire neza. Ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Imana izaduhera abana amahoro. Ni ukuri, ni isezerano Imana idusezeranyije, kandi n'Imana isezeranya igasohora. Ngo igirinde isezerano n'uwo yasezeranye. Imana ikurinde ni nayo masezerano yawe kugeza igihe izayasohoza kandi izaguhe kuyarya. Noneho aravuga ngo 14, uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya, agahato kazakuba kure mwene data. Niwisanisha n'ibyo uri kubona aho ngaho, niwisanisha n'ubuzima urimo, ariko ntabwo Imana izemera ko agahato kakuba hafi. Kuko utazatinya, uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ibiteye ubwoba ntabwo bizakwegera. Reka ntubone ibyo byago urimo, hari byinshi Imana ikurinda, hari byinshi Imana iturinda utarebesha amaso, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko si njye uzabateranyije. Ariko Imana, ijambo ni ryiza, Imana ifasha ribafashe. Ahari bazaterana, ariko si njye uzabateranyije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Ni ukuri bazaterana, kugira ngo se nibaterana baraterana, ariko imigambi yo ntabwo izigera isohora ku buzima bwawe. Ibyo bapanga bizajya biba imfabusa, ntibizigera bigera ku buzima bwawe. Reka mbabwire, hari akarimo kavuga ngo utakurusha gusenga ntakagutera ubwoba, utakurusha kwihangana ntakagutera ubwoba. Haleluya. Utakurusha kwizera ntakagutera ubwoba. Yakoze biriya, izakora n'ibindi. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Ni ukuri Imana ishimwe ko ibyo yakoze, uko byari bimeze ejo siko bimeze uyu munsi, nubwo n'ibingibi bikomeye, ariko ibyo yakoze ahashize ntabwo hameze nk'ahangaha. Imana yatugiriye neza, kandi turacyasoroma umugisha. Imana iracyatuhereza umugisha. Dore ninjye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, akawukuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izigira ikigutwara. Ayo marozi yabo nta kintu azagutwara, ayo magambo yabo ntacyo azagutwara. Ibyo batega bizaba imfabusa. Mfite ubuhamya yuko hari igihe ibintu by'abapfumu bidakora, ntabwo bijya bikora ku muntu w'Imana. Imana ikugirire neza, ariko nta ntwaro bacuriye izigera igira ikigutwara. Ahari uri mu kazi, akazi karakugoye,
karimo ibibazo byinshi ari ntabwo uzi impamvu Imana yakwicaje aho ngaho, senga ukomere, ihagurukiye kurwanirira. Ngo dore ninjye ucura tugere, ariko nta ntwaro bacura izigira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Imana igutsindishiriza intambara zose, Imana izigutsindishije. Ibyo niwo murage, ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturukaho, niko Uwiteka avuga. Noneho buriya kuri 54 aravuga ngo ishime wa ngumba witabyara, turaga uririmbe utere hejuru wowe utaramukwa. Reka mbabwize ukuri, hahiriwe umuntu Uwiteka akunda, n'uwashikamije umutima ntazagwa. Naho isi yavaho ijuru rikavaho, azamuremera isi y'amasezerano. Imana ibahereza umugisha, iri jambo ribagereho. Reka nkubwire ikintu kimwe ntagenda nakubwiye, wikwifata ngo wihereza agaciro bitewe n'intambara uri gucamo. Ese Dawidi kwera ari mu ishyamba kugira ngo yari azi ko azaba umwami, Imana yari ifite ahantu iri kumutoreza, nkaho ngaho iri kugutoreza. Ubwo buzima urimo n'ubuhamya bw'ejo, kandi nubwo zitontoma, humura nshuti yanjye, ziraziritse. Nta mbaraga zifite ku buzima bwawe, abarozi nta mbaraga bafite ku buzima bwawe, abo bagukoraniyeho ntabwo bazagutsinda, nta mbaraga bafite ku buzima bwawe. Imana iraza kugirira neza, iraza kugusetsa, kandi uraza kubibonesha amaso yawe. Dawidi ari mu ishyamba ntabwo yari azi ko azaba umwami wa Isiraheli. Yabaga ari mu ishyamba akunda kwicurangira, akunda kuba yiragiriye yibera mu ishyamba, arwana n'amaduba, arwana n'intare. Ariko umunsi umwe Imana iravuga ngo dore nguwo umutima wanjye wishimira. Imana ikwishimire. Nukuri reka mbabwize ukuri, hari aho muzaba bakamaro. Niwite ku mashuri wize nayo utize, niwite kuri ibyo ngibyo byose ubona biri imbere yawe, utekereza ngo ibingibi se nabicaho, bise byambere, bise byambaho. Birakubereye kuko Imana yakumenye utarabusoro mu nda ya mama wawe, kandi nukuri yaragupangiye. Imana ifite ibyo yaguteguriye, bikwisanisha n'iyo ntambara ngo witware nabi, ngo wihebe umere nk'uwa wihebye, ukora ibyo abantu bihebye bakora. Izere ko Imana iri iruhande rwawe kandi gukunda. Niwite ku bantu, niwite kuba uri wenyine, niwite kuba uri inshike, Imana irakuzi kandi iragukunda. Ntacyo uzaba, amazi asuma ntagutera ubwoba, niyo misozi iri imbere yawe ntuyigutera ubwoba. Nukuri Imana ikugirire neza, Imana iguhuze n'umuntu w'umugisha, iguhuze n'umugisha wawe. Imana izi amarira uririra mu ibanga, Imana izi agahinda ugirira mu ibanga, Imana izi kugirire neza. Isubiza amasengesho yawe mu izina rya Yesu Kristo.